kuki musa atavuze Ukwezi TV Ukwezi TV irakora upload irakora na internet ndayifite ihagije ariko nanze ko ibitekerezo ngiye gutanga yego nabitanga ahantu bakumva ko nifuza gucuruza ari uburyo bw'inyungu yego ikindi cya kabiri ubeshyeho abantu nuko amamagaye ndi kwibaza mu Rwanda mu byaha dufite hasigaye harimo gukora ubukwe ku buryo umuntu akora ubukwe ijoro yakoze mu bukwe ntasinzire abantu bamushyira ku nkeke ntabwo aho uzabonera yuko ibintu bifite ikibazo kinakomeye abantu ba mbere babanje kuvuga yuko Vestine yakoze ubukwe yagiye mu murenge bavugaga yuko yashatse umugabo umurusha imyaka bavugaga 40 n'ingahe 48 hari sibyo ariko mu byukuri ntabwo byari byo ibyo birarangira bamushyira ku nkeke ngo yakoze ubukwe mu ibanga irihe banga ko ubukwe bwo mu murenge ukuntu bukorwa umuntu ariyandikisha bakamwanika ku murenge ahantu kuri tableau d'affichage ahantu hari public ufite ubumuga kwiye gushaka umuntu umeze ute iyo ugeze aho uvuga ngo ngo twavumbuye ko ese mwabivumbuye muri mushaka iki ibi nkubwira byo birazamo n'amategeko sibyo n'abantu bajya banamenya ko rimwe bashobora gukora ibintu bakisanga ahandi hantu uwo muntu nje ntabwo mbizi ndavuga ibyo numvise abantu bari gusesengura uriya muntu abaye afite ubumuga ngiye barana nibajije ariko ntarwo abona ko umuntu ari n'umunyamahanga byibuze ubu experience agiye kugira ku banyarwanda nuko ufite ubumuga agomba kubizira agomba kwibasirwa kw'icyo kigero ngo 22 ngo Vestine ni uwo shaka azashaka afite ingahe ko tubona 25 30 se bari gukora ibiterasoni abaremwe bajyanywe mu bigo ngororamuco ejo bundi nibyo byo gushimwa batinde muri ibyo ngibyo kugira ngo tuzavuge ko bakuze abanyarwanda nabikubwiye ubushize bagira umugani uvuga ngo ukiza ubusore arabubagira none se gukora ubukwe ko bikwiye kuba ibyishimo umuntu ukamuha felicitation gutangira kumutega iminsi ntibazarambana uriya mugabo azamuta mu by'ukuri ibi bintu no mu mategeko mbona harimo ikibazo n'ukuri kose gikwiye gusuzumwa abantu bakajya bakurikirana abantu bakamenya ngo ubuzima bw'umuntu uko aba Pastor Mutesi nkuko nabikubwiye ntabwo muzi nagiye numva ibintu abantu benshi bagenda bakavuga ko ngo hari abandi bantu bateretanye benda gukora ubukwe none se bwiye ko abashatse twese cyangwa bazashaka umuntu bazashaka ari umuntu bazabahuye bwa mbere ari wenyine bazaba yamenye ni exception ni ukuvuga ngo gushakana n'umuntu ntabwo bivuze ko ari we muntu wagerageje wenyine yego ushaka kugerageza umuntu ukagira icyo ubona uvuga ngo uyu twarakundanye habyagarukiye ariko ntabwo bikunze mu ndahiro tuzabana uko amategeko y'u Rwanda abiteganya nuko kandi twabyiyemeje hari ibendera nk'ikirango cya Repubulika yego aho ni kubagina ubwabo ubwo ndanakoraho cya kintu cyo kuvuga ngo umuntu ngo ntibaberanye si we yarakwiye gushaka ko babanye nta gahato baberaho imbere y'amategeko wowe urazana rwaserera zo kumara iki hanyuma rero hari abo ndi kubona wenda nko kubya Pastor Mutesi ngo yantwariye umugabo uretse ko nabanye birimo ubujiji bwinshi biriya bintu bundi ni icyaha ugiye kuvangira abantu sibyo yego niba mwarabyaranye uretse ko hari ikintu kimwe njya mbona n'uwabikoze se ahita yumva ubwo butumwa bumureba n'uriya mugore nabonye uvuga ngo umugabo we ngo bamutwaye ubundi se ubona bagushobora umeze utyo uriya muntu kuba rwose atari we basezeranye ngende kubyumva mbamisemo impamvu ntabwo umuntu utekereza nkawe ufite ubujiji ufite ubugome ufite umutima mubi gutyo ntabwo n'ubundi yakwemera ntabwo mwashobokana yavuze ko azayicaraho pe azayicara ariko nareba nabi kereka wenda Pastor Mutesi n'uriya mugabo niba akomeza kubadebekera ndakubwiza ukuri bari abantu bashatse umunyamategeko bamurega kandi yabizira ndakubwiza ukuri itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riravuga ngo ugushyingirwa kwemewe nuko umugabo umwe n'umugore umwe bibereye imbere
y'umuyobozi ushinzwe irangamimerere. Ashobora kuba gitifu umurenge, etat civil, n'igihe basezeranwa na meya w'akarere, biterwa n'impamvu zitandukanye. Mu nyigisho batanga navuze ngo sinzi abantu bakurikira wenda uburyo abantu bambaye n'amafoto, ariko baravuga ngo Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riravuga ngo urugo niryo shingiro ry'umuryango, kandi umuryango niwo shingiro ry'igihugu. And then you come and joke, ukaza ukafataho abantu tubagiye bagakora ibintu byateganyijwe n'amategeko biteganywa n'itegeko nshinga, ukajya kuburira, kujya gushaka kubatubera ibintu. Bigende gute kugira ngo umuntu nyuma yo gukora ubukwe avugirizwe induru nkaho yakoze icyaha? Ngiye nabonye abantu bari kuvuga Pastor Mutesi ngo ngizaba ari divorce ya kangahe. Hanyuma se wowe warakurikiye, wowe uzi amategeko, wenda urasoma utubwira yuko umuntu yemerewe zingahe. Kandi akanaza nkwereka kirakara ubujiji ngo ngiye ngo nabanyita indaya, ngo ngiye ndanabibera ngo bafite ishingiro kubera ko ngo ngiye nubwo twabanaga ngo ntabwo twasezeranye, ngo ntabwo ndasezerana. Ngo duwishakashakira gutyo gusa yabivuze. Niyo wishakashakira akaba yakuretse ngo ugume mu bushakashatsi bwawe, sibyo? Wishabikira we kwishabikira akaba bihagaritse, agashaka kuba bagomba kubana. Haya mahoro kumana mwamuhaye amahoro. Kugira naho nabonye abantu bagira ngo ingano y'inkwano yakowe, kandi biriya ahantu uzabonera buriya ikintu kiba kirimo atake zirimo z'ubugome. Iyo uvuze nk'umuntu yakowe 5 nugukarira ni polemique, abantu bamwurire 5, uyu nguyu turaturanye, nabyo mu makomantere, turaturanye yayakura he? Ubundi ibyo byayo yakowe birakureba kwiki? Inkwano mu muryango ni mama rwego tuvugamo n'ibintu by'umuco, ihabwa umuryango, ihabwa ababyeyi, umuryango nk'umukobwa. Ingano yakowe birakureba kwiki? Hari ukoze ikiganiro uriya we aranambabaza ko yitwa Theogene, uriya ngo niba nibishaka nje. By the way, hari ikintu kimwe kintangaza, uriya mutipe kumperuka ubushize bamufungira ibintu by'ubuhanuzi, ntazi ngo bw'ibinyoma, ibintu nk'ibyo. Umuntu arimo aravuga ngo ibintu bizamubaho, ngo niba ngari imisarane n'ibintu, amagambo ateye ubwoba, wibaza ngo uyu muntu uri kuyavuga. Aravuga abantu babaha platform, bo wenda sinzi ninza kubageraho, bo baraza kunyishyiramo kubera ko hari bashaka kuza kugira ngo nabikizwe bakora ko bakora akazi. Niba abantu babwiye ko ntifuje ku iki kiganiro gica ku Kwezi TV, nanjye n'umugore ntabwo twabana. Ari amagambo y'ubugome y'uburozi ameze kuriya, ibintu bizaba ku muntu. Umva umuntu yakoze ubukwe nyuma y'umunsi umwe, ukavuga ibintu bizamubaho, ukavuga ibintu nabandi, none ukangisha abantu abandi ku gikorwa cyakozwe officiellement, cyakozwe officially imbere y'inzego. Uriya muntu ubuyobozi rero w'irangamimerere akenshi noteri ubisinyaho n'undi aba ari umunyamategeko. Mwarengeye umurimo wanyu, abantu basezeranye mukaba protecting, uzi ibyishimo byo mu murenge, abantu bagakoma amashyi, iminsi iri bukuri ikiraho icyumweru, ukwezi, umuntu akaba atasinzira. Abantu batari bamuzi bakaza kumwambika isura yuko hazajya nyura hose bazajya bamuvugiriza induru bati daradine wa wundi, kandi byamaze, kandi ntawabikoze ku gahato. Ikindi kibazo kiri hehe? Niba we yashatse wumva utamushaka, shaka wumva we washaka, amahoro ahindi. Hari uwaguhaye Pastor Mutesi, niba uri umugabo ukawumva Pastor Mutesi adakwiye kuba umugore wawe, shaka uwawe Pastor Mutesi umureke ko n'ubundi si uwawe yasezeranye n'uwe. Niba uri umugabo wa Pastor Mutesi wumva atagukwiriye, utabona ko amukwiriye, Pastor Mutesi bagiye gukingiranwa byemewe n'amategeko, bakabikora inzego za leta zihari, mumurekere n'ubundi ntago yamuguha kuko yemeye ko basezerana amukeneye. Ugende ushaka uwawe, wa mugore ubona kuri umugabo atari umugabo ugukwiriye, nawe ntago yamuguhaye, kuko ubundi urusenda rutari ku isahani yawe rukurya gute? Inyogosho itari ku mutwe wawe ikubangamira ite? Wagiye ukajya muri saro ukwiye gushisha ibyo ushaka. Kanitahira oya sande ry'amara reka nkubwire ibintu biragenda abantu bakabigira ibintu by'urwenya, ariko n'ibintu ubona abantu bagenda bakiyahura, sibyo? Nibona abantu biyahura nose kukangisha ko bazabasebya,
Pastor Mutesi hari amakuru avuga ko bari baramubwiye bati uzaramuka ukoze ubukwe tuzakwandagaza. Ni ukuvuga ngo yagiye gukora ubukwe ari umwiyahuzi, ari kwemera gukurikira amahitamo ye, ari kazi k'amahitamo ye, kuki amahitamo yanjye y'uwo twashakana. Oyereka strong n'ubundi aravugwa cyane, ibi ntibyatuma dutekereze ko bitatuma agezaho kwiyahura. Erega kuba strong ntabwo bivuga ko ngiye kukubwira ngo ngiye nshobora kwihangana, ntabwo biguha uburenganzira bwo kuza ngo uzane imihoro yose ntemagure. Gasaro TV. Bakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda mwebwe mureba Gasaro TV na Karame Nanone TV. Turagarutse rero, Theo twamuhamagaye ati Karame Nanone ndagarutse. Sibyo Theo? Sandrine ntutangira ubeshya abantu. Gute? Maze nibwiriza abantu kuri. Yego. Harushaka kwibaza ngo ko nsanzwe nkorana ibiganiro na Sandrine. Bigaca no ku Kwezi TV. Yego. Kuki musa davuze Kwezi TV? Kwezi TV irakora, upload irakora na internet ndayifite ihagije. Ariko nanze ko ibitekerezo ngiye gutanga. Yego. Nabitanga ahantu bakumva ko nifuza gucuruza. Ari uburyo bw'inyungu. Yego. Ikindi cya kabiri ubeshyeho abantu nuko amamagaye. Ngewe washatse gutanga ibitekerezo, ngewe nsaba platform, sibyo? Ni n'ubwambere nsabye umuntu ngo ni n'ubwambere nsabye umuntu ngo mwanya nuba nshaka gutanga ibitekerezo. Yego. Icyabinteye nuko numvaga muri ngewe mfite agahinda, mfite ibintu byambabaje, ariko nanone nkavuga ngo wenda ushaka kuba wenda n'abantu uri kunenga ari uko badasobanukiwe. Ko buri ikintu cya mbere y'abantu badasobanukiwe ibintu cyangwa batumva ibintu, hari igihe bagira ngo nibo babizi. Yego. Nanjye by the way nshaka kubona ari njye ubizi, nimpamvu hari muri commentaire habamo umwanya wo gutanga ibitekerezo, n'abandi baraza kugira wenda ibyo batwunganiraho cyangwa se batunengaho. Yego. Ariko ndavuga ibintu ndibushingira ku bintu nka bitatu. Icya mbere ni ku muco w'Abanyarwanda. Yego. Icya kabiri ni ku mategeko. Icya gatatu noneho ni ku bumuntu. Nubwo utavuze topic nshaka tuganiraho, ubwo mvuze mbwiye abantu kandi wagusembeye kugira ngo dukore iki kiganiro, reka nanayikwibwirire nabanyibabwirire rimwe nawe. Yego. Uyimbazeho ibibazo bitandukanye. Yego, kandi nze kubisubiza. Yego. Pastor Mutesi ntabwo turahura na rimwe buriya. Ntabwo turahura na rimwe. Yego. Ariko we nigeze kukubwira yuko hari ibitekerezo bye nkunda. Yego. So ariko impamvu mbwiye ngo ntabwo turahura, ntabwo ngiye kuvuga bishingiye kuri Pastor Mutesi nk'umuntu. Vestine buriya nawe uribana na Dorcas ntabwo turahura pe. Burya ngira imihanda ngenda abanye niyo ntabwo ubwo ndayicamo ngo duhure. Yego. Ariko n'Abanyarwanda kazi sibyo? Ubwo ngiye kubatanga urugero n'abandi. Ubundi mu muco y'Abanyarwanda y'umuntu yatabarutse, uravuga uti Imana imwakire, umuryango uti impori. Iyo umuntu yagize ibirori akaba yashingiwe cyangwa se ari ikindi kintu yagezeho, yego, uramushimira uvuga uti felicitation. Iyo umuntu asitaye uramubwira ati impori. Ndi kwibaza mu Rwanda mu byaha dufite hasigaye harimo gukora ubukwe, ku buryo umuntu akora ubukwe ijoro yakoze mu bukwe ntasinzire abantu bamushyira ku nkeke. Theo ndagenda nkunganira, uvuze ko Pastor Mutesi first of all reka hari n'umuntu w'abantu buretse gato, ahubwo kumuvuga ntago bigize icyaha kuko ni umusitari, aba kuri social media, ahubwo kumuvuga nanjye ndi kumuvuga ubu. Yego. Kumuvuga ntabwo ari ikibazo. Nimba nakubwiye ko abo ndi kuvuga sibo bantu nshaka kuvuga muri rusange umuco uhari wo kwibasira abantu bazira ibintu bitari icyaha. Reka mbere kuri Vestine ni umwana. Tugize Imana twabona abana b'abakobwa bakiri batoya bashinga urugo, uzumva imbwirwaruhame z'abayobozi benshi b'iki gihugu batubwira yuko urubyiruko ari ryo shingiro ryazaza y'iki gihugu. Nibo bafite imbaraga, bakiri bato, nibo hazaza h'igihugu. Yego. Nimba muraguye ko tugenda dushingiye no ku mategeko. Itegeko mu Rwanda ryageneye ko umuntu ufite imyaka 21 yemerewe gushyingirwa, ndetse banashyiraho n'irengayobora exception ko haramutse hari impamvu runaka
zituma ku myaka 18 akenera gushyingirwa, yabisaba umuyobozi ushinzwe irangamimerere mu karere, yabimwemerera akaba yashyingirwa afite 18, ubwo 19 na 20 gutyo ataragera 21. yego Iyo abashinga amategeko batoye itegeko nuko babona ibyo bintu hari icyo byakemura, ari nicyo byafasha. Urajya kwataka umuntu ngo ashatse akiri mutoya, ashatse munsi y'imyaka yagenwe mu mategeko, icyo ni icya mbere. Uramugenera uwo ashaka ushingiye kuki? Ntabwo aho uzabonera yuko ibintu bifite ikibazo kinakomeye, abantu ba mbere babanje kuvuga yuko Vestine yakoze ubukwe, yagiye mu murenge, bavugaga yuko yashatse umugabo umurusha imyaka, bavugaga 40 n'ingahe 48 hari, sibyo? Ariko mu by'ukuri ntabwo byari byo. Ibyo birarangira, bamushyira ku nkeke ngo yakoze ubukwe mu ibanga. Irihe banga ko ubukwe bwo mu murenge ukuntu bukorwa, umuntu ariyandikisha bakamwanika ku murenge ahantu kuri tableau d'affichage, ahantu hari public, ku buryo ubishaka abibona. yego Mu gihe runaka bagasezerana, bagasezerana muri sale mu ruhame. Umuntu yabigize ibanga, wenda icyo atakoze no kubigira itangazo. Ntabwo kubaka urugo bikwiye kubitangaza, ntabwo twese tugomba kubaka urugo kimwe. Ikindi, umugabo wa Vestine ntabwo ari umusitari. Kuki ushaka ko umugabo wa Vestine atagira ijambo, ko ibintu byose bikorwa uko wenda tuvuye ko Vestine ashaka kubikora wenda? yego uretse ko ntabwo nzi Vestine n'ubundi uretse hanze y'indirimbo, ntabwo muzi kuri social media akora byinshi bindi byo kwiyamamaza. Abantu bamuzi kubera indirimbo, ntabwo tumuzi ku mihanda, ntabwo ameze nk'abakobwa b'abasireyi bahora bagaragaza twagiye aha twariye iki, bamurika ibintu byabo byose. yego Ibanga yakoze mu bukwe mu ibanga, irihe banga? Iyo dusanga baragiye ahantu n'uwabasezeranyije, ahantu hatari ahagenwe, hatari mu nyubako z'umurenge, bakajya kwitsimba, byari kuba byo ari ibanga. Yakoze irihe banga? Mbariza Wavuze ngo ni ikibazo rero buretse ni umuntu w'abantu, afite abafana koko. Abafana be bakwiye kuba bakunda ibyo akora birimo n'indirimbo. Hari ubwo yakoze indi bakayibahisha. buriya rero Theo uvuze ikintu cyiza, ari nacyo kintu ngiye kugusubizaho gato cyane. Ariho hantu usanga ngo uyu muntu ngo ntagaza ngo atubwire iby'umugabo we, ngo atubwire ngo akora ibi n'ibi, ngo gutya na gutya. None se buretse gato nigarukeho, ubundi ngiye Gasaro ndaza kukubwira iby'umugabo wanjye, ibyo akora, iby'uko gutya na gutya, ubundi ibyo ngibyo biraza kukumara iki, biraza gufasha iki? Erega niho uzabonera ko kibazo nyine abantu bagira bakanarengera, niba nabwo tuza kugereba n'ibyo amategeko ateganya, kugeraho umuntu burya mu Rwanda nujya gukurikira uburezi budaheza, kutavangura mu ngeri zose n'ibindi nk'ibyo, uzasanga harimo abantu ko utagomba kuziza umuntu ko afite ubumuga runaka, utagomba kumuziza yuko ari igitsina runaka n'ibindi nk'ibyo bitandukanye, ubwoko runaka, aho akomoka. Iyo utangira ukajya kuziza umuntu yuko ngo buriya ngo afite tije mu kuguru, hanyuma se njya mbona buriya no mu kazi mu Rwanda, akazi konyine nzi bareba fitness yawe, bareba ko udafite ubwo bumuga, ni igisirikare cyangwa igipolisi. Kuko imyitozo wakora mu gipolisi no mu gisirikare ntabwo akora iyo myitozo wenda ufite tije mu kuguru. Yego. Ariko nta hantu turabona banga yuko umukontabure akora ikizamini cy'akazi kibaruramari kubera ko afite ubumuga runaka, cyangwa savura cyangwa yego mu ngeri zose muri service barimo. So umwihariko w'igisirikare n'igipolisi nibyo bituma ari bashaka kuvuga ngo ushaka aka kazi agomba kuba physically ubuzima bwe buhagaze gutya. Iyo ugeze aho umuntu muri make nuvuga ngo ufite ubumuga ntabwo akwiye gushaka. None se ufite ubumuga akwiye gushaka umuntu umeze ute? Iyo ugeze aho uvuga ngo ngo twavumbuye ko, ese mwabivumbuye muri mushaka iki? Ibi nkubwira byo birazamo n'amategeko, sibyo? N'abantu bajya banamenya ko rimwe bashobora gukora ibintu bakisanga ahandi hantu. Uwo muntu nje ntabwo mbizi, ndavuga ibyo numvise abantu bari gusesengura. Uriya muntu abaye afite ubumuga, ngiye barananibajije, ariko ntarwo abona ko umuntu ari n'umunyamahanga. Byibuze ubu experience agiye kugira ku Banyarwanda ni uko ufite ubumuga
agomba kubizira, agomba kwibasirwa kw'icyo kigero. Nko 22 ngo Vestine ni uwo shaka azashaka afite ingahe ko tubona 25 ba 30 se bari gukora ibitera soni baremwe bajyanywe mu bigo ngororamuco ejo bundi. Nibyo byo gushimwa, batinde muri ibyo ngibyo kugira ngo tuzavuge ko bakuze. Abanyarwanda nabo bikubwiye ubushize bagira umugani uvuga ngo ukiza ubusore arabubagira. None se gukora ubukwe ko bikwiye kuba ibyishimo, umuntu ukamuha felicitation, gutangira kumutega iminsi ntibazarambana, uriya mugabo azamuta. Mu by'ukuri ibi bintu no mu mategeko mbona harimo ikibazo n'ukuri kose gikwiye gusuzumwa abantu bakajya bakurikirana, abantu bakamenya ngo ubuzima bw'umuntu uko abayeho. By the way, hari ikintu mu itegeko nshinga ry'u Rwanda cyiza natwe twishimira nk'abanyamakuru. Ingingo ya 38 ivuga yuko nubwo dufite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ariko ibitekerezo dutanga bidakwiye kuba bihonyora ituze n'umutekano by'abandi. Yego, tanga ibitekerezo yego, ariko we gutuma umuntu wakoze ubukwe arizugwa ku munsi ukurikiyeho n'abantu bari kumwibasira kubera ko yakoze ubukwe. Reka navuge kuri Pastor Mutesi nze kujya mu by'amategeko wenda n'uburyo umuhango wo gusezerana ukorwa mu mategeko n'icyo uvuze wenda bivugire rimwe. Nakubwiye ko babiri ngiye kuvuga ni urugero, ariko hari n'abandi benshi. Pastor Mutesi nkuko nabikubwiye ntabwo muzi. Nagiye numva ibintu abantu benshi bagenda bakavuga ko ngo hari abandi bantu bateretanye benda gukora ubukwe. None se bwiye ko abashatse twese cyangwa bazashaka umuntu bazashaka ari umuntu bazabahuye bwa mbere, ari wenyine bazaba yamenye. ni exception. Ni ukuvuga ngo gushakana n'umuntu ntabwo bivuze ko ari we muntu wagerageje wenyine. Yego, ushaka kugerageza umuntu ukagira icyo ubona uvuga ngo uyu twarakundanye habyagarukiye ariko ntabwo bikunze, byaturuka kuri wowe cyangwa kuri we, ntimuhuze mukabyihorera. None se kuba umuntu yashaka umugabo cyangwa umugore hari abandi bagerageje kureba ko bashaka nabindi ntibikunde, bigize icyaha? nta cyaha bigize. None se mu mategeko y'u Rwanda hari aho batubwira ko umuntu watandukanye n'umugabo cyangwa n'umugore atemerewe kongera gushaka? Hari aho se bagena umubare wa gatanya umuntu yemerewe? Ibi ndi kuvuga bishingiye ku mategeko. Mu byo basaba iyo umuseribateri bagusaba icyemezo cyo kutigeze ushyingirwa. Iyo wapfakaye bagusaba attestation de décès y'uwo mwari mwarashyingirana. Iyo uri divorce bagusaba icyangombwa kigaragaza ko watandukanye n'umwe mwarasezeranye. Yego, ibyo se bishingiye ku mategeko cyane. Hanyuma se katugere mu muhango nyirizina. Iyo bamaze kubandika kwiyandikisha mu murenge muzasezeraniramo, barabaranga bakabamanika ko abantu bazasezerana. Yego, bikaba bizwi. Hanyuma mwagera imbere y'ibendera, imbere y'umuyobozi w'irangamimerere. My friend ni umuntu wemewe n'amategeko, uteganywa n'amategeko, ukora umuhango ukomeye. Mu nyigisho batanga sinzi abantu bajya bazikurikira cyangwa wenda bagenda bakareba amafoto n'amakositime abantu bambaye n'ikanzu bambaye kuvuga ngo ubukwe ni buriya, ariko ibintu bahavugira biba bikomeye cyane. Abageni mugiye kubana nta gahato, bakabaza umusore nta gahato ntako, umukobwa nta gahato ntako. Umwe avuze ati ngiye ntabwo nabyumvaga, yarabimbwiye numva kumugirira impuhwe wenda burya uriya muntu basezeranya arababwira ngo oya, itegeko riravuga ngo tugomba kubasezeranya nta gahato, mufite ubushake mwembi. Mu ndahiro tuzabana uko amategeko y'u Rwanda abiteganya, nuko kandi twabyiyemeje. Hari ibendera nk'ikirango cya Repubulika. Yego, aho ni kubagena ubwabo. Ubwo ndanakoraho cya kintu cyo kuvuga ngo umuntu ngo ntibaberanye si we yarakwiye gushaka. Ko babanye nta gahato baberaho imbere y'amategeko, wowe urazana rwaserera zo kumara iki? Hanyuma rero hari abo ndi kubona wenda nko ku bya Pastor Mutesi ngo yantwariye umugabo, uretse ko nabonye birimo ubujiji bwinshi.
iyo bamaze mbere yuko babasezeranye, mbere yuko barahira, ushinzwe irangamimerere arabaza ngo hari umuntu ufite inzitizi cyangwa se imbogamizi ikwiye gutuma aba bageni badashyingiranwa. utampamira ishyingiranwa akaboneka cyangwa hari ibintu bindi byari byaradutse nishimira ko ribu yaciye n'izindi nzego byo kuba umusore agiye gushyingirwa hakaza umukobwa cyangwa umugore babyaranye n'abana ngo ataye abana ngo iki abana se nibo bagiye gusezerana n'umugore niba nta rindi sezerano afite. Buryo bavuga gutambamira bibaho koko ko bavuga bati uyu muntu agiye gusezerana n'umugore nyamara yashuguritse ibyangombwa by'uko ari umuseribateri, mu by'ukuri afite umugore cyangwa afite umugabo. Yego. Ariko kuba warabyaye ntabwo bikubuza gushyingirwa cyane. Niba utita ku bana nabwo ntabwo bikubuza gushyingirwa kuko ni indi case ukwayo. Hari ibyo amategeko ateganya. Waba uri umusore waba uri umugabo, kwita kuba wabyaye ni inshingano zidafite aho zibirere no gushyingirwa cyane. Ushobora kubyara utarashyingiwe, ushobora kubyara warashyingiwe. Uko byagenda kose inshingano zo kurera abana ziri ukwazo. So ribu yarabiciye byari byaradutse haba abantu batagetinga ngo we ngo nagera mu murenge uzaza n'umwana noneho abantu baze bafata amavideo ujya kwica ubukwe bw'uriya muntu. Biriya bintu ubundi ni icyaha ugiye kuvangira abantu, sibyo? Yego. Niba mwarabyaranye uretse ko hari ikintu kimwe njya mbona n'uwabikoze se ahita yumva ubutumwa bumureba. N'uriya mugore nawe uvuga ngo umugabo we ngo bamutwaye, ubundi se ubona bagushobora umeze utyo? Uriya muntu kuba rwose atari we basezeranye ngende kubyumva mbamisemo impamvu. Ntabwo umuntu utekereza nkawe ufite ubujiji, ufite ubugome, ufite umutima mubi gutyo, ntabwo n'ubundi yakwemera, ntabwo mwashobokana. Nanjye mpita mbona impamvu yagutaye cyangwa atakwemeye irahari. None uriya mugore urabona washakana nawe gute? Twamubonye kuko biriya murangira ariwe ajya akunda kubitubwira muri groupe imwe ati imyitwarire y'abantu kuri social media ni kwereka n'abari bo n'imitekerereze yabo. Buriya uriya mugore namaze kumubona imitekerereze ye nayibonye. Uretse n'uriya n'undi ufite ubwenge wagutekerezaga kurambagiza ejo arashyiramo feri aritonda. Reka nibyo nakubwiye ngo turareba no mu muco. Yego. Hari n'umuco tugira n'uburyo umugore nyine yitwara. None se niba umugabo atari we yajyanye mu murenge mwari mumanye imyaka 2 n'igice ntugira akenge ati byuze kadusezerane. Oya si ukutagira akenge. Nge mba namaze kubona ubwenge umugabo yabonye ko ntabwo cyangwa se mutashobokana hakiri karashaka ko bashobokana. Icyo kintu rero navuze cyuko niba utarigeze ugenda mugaragaze yuko hari impamvu ufite zatambamira ubukwe. Urajya gutambamira ubukwe kuri kamera gute? Yavuze ko azayicaraho pe. Azayicara ariko nareba nabi. Kereka wenda Pastor Mutesi n'uriya mugabo niba akomeza kubadebekera. Ndakubwiza kuri bari abantu bashatse umunyamategeko bamurega kandi yabizira. Ndakubwiza kuri itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riravuga ngo ugushyingirwa kwemewe nuko umugabo umwe n'umugore umwe bibereye imbere y'umuyobozi ushinzwe irangamimerere. Ashaka kuba gitifu umurenge, etat civil, n'igihe basezeranywa na meya w'akarere biterwa n'impamvu zitandukanye. Mu nyigisho batanga navuze ngo sinzi abantu bakurikira wenda uburyo abantu bambaye n'amafoto, ariko baravuga ngo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riravuga ngo urugo niryo shingiro ry'umuryango kandi umuryango niwo shingiro ry'igihugu. And then you come and joke ukaza ukafataho abantu tubagiye bagakora ibintu byateganyijwe n'amategeko biteganywa n'itegeko nshinga ukajya kuburira kujya gushaka kubatubera ibintu. Theo, hari scenario wenda ngewe nagezeyo nsanga hari abantu benshi cyane ngo mahuruguru, ariko amakuru ndetse si namakuru kuko biri kuri kamera nuko kuri uyu muntu ashobora guhamagara sinkubwire ndi mu kiganiro nka recordinga gusa ngira ngo akano akabonye aho umugore yabwiraga umugabo ati sheri wanje ati shushu ati none se basi wamfashije ibiki n'ibiki kuzi ko ukabona ko
umugabo ari kumubwira ko undi ari kumubombarda cyane ntashaka ko umugabo hari icyo yagira iki yanavuga biriya byo aricyo kintu abantu bagarutseho bati abanyamakuru rimwe na rimwe hari ikintu cyitwa ikosa dukora ugasanga ndaza kubigarukaho ningera kuri aba bantu batanga platform ku bantu mu by'ukuri badakwiye kuzihabwa. Oya hari umuntu udakwiye guhabwa platform bitewe yego umuntu ashobora kuza ahubwo ntabwo umuntu ugabura amafunguro y'uburozi ukwiye kumuha abantu kumushyira ahantu rega ibintu muri abantu bajya bamenya yuko content ni igaburo ry'ubwonko erega sibyo nge hari ikintu uko ntekereza ubonye umuntu ugaburira abantu ibyo kurya by'umubiri by'umwanda sibyo ukwiye kumunenga. oya hari ikintu ntekereza umuntu ashobora kuza afite udufata urugero kuri wowe Theo akaza akavuga ati wenda Theo twarabanye anterinda wenda afite urugo n'urugero ntanzi noneho wowe ugaba wamwumvisha uburyo cy'icyo kiganiro agikora ariko nanone ataguhutaje ahubwo utamwimye platform yego ugatanga ibitekerezo Theo yaneye inda icyo nifuza ni iki ariko nanone utabangamiye uburenganzira bwa mugenzi wawe. Icyo nshatse kuvuga ni iki ni ukuri ya mudamu kuba yari kuza akavuga ati wenda twarabanye mu gihe gito byo ntacyo byari bitwaye ahubwo icyabiherekeje ni ikihe ubundi se ku bana hari amategeko abihana nta namwe ubundi mupfa ko mujuje imyaka abantu bujuje imyaka y'ubukure sibyo umwe nta sezerano afite yego mukoze icyo twita mu gifaransa cohabitation sibyo yego nta cyaha kibirimo cyane kuko buriya abantu benshi mu byaro hirya no hino tubona wenda n'inzego za Minaroke nk'imirenge n'uturere basezeranya ku bushake abantu bamaze igihe babana abantu basanzwe babana cyane bitemewe n'amategeko bakuhabita sibyo hanyuma rero buriya mu mategeko uko wabita n'umuntu ejo ukavuga ngo reka ngewe ngende nishakira undi nta kikuzitiro cyane sibyo ndabyemera kuhabita rega buriya ibihugu byateye imbere bimwe byo mu mahanga bitandukanye babikora ari nka test yego reka ngewe mbere yuko njya kwizirika ku muntu mu mategeko banze nesting niba twanashobokana cohabitation rero abantu bumve yuko niba kuko ikorwa n'abantu babiri ntayikorwa n'umuntu umwe yamugiye kuhabita muri babiri mwembi birabareba umwe afata icyemezo cyo kugenda ntabwo ari ukubleminga ntabwo uvuga ngo umugabo wawe wa hehe mwabyemereje he byanditse he cohabitation noneho ikindi nta no kubona umuntu cohabita ejo atanaraye mu rugo akarara ku wundi mugore ari umugabo wawe yego ntaho wajya kurega ndabyemera yakuhabitaga nawe uyu munsi yahindagiye kuhabita n'undi sibyo yego tureke gusezerana ashatse agiye kuvuga ngo umugabo wawe gute bizwi nandi icyo tuvuga ngo ikintu cyemewe n'amategeko nkuko navuze ngo ibyo bintu tubyubashye abantu bagiye imbere y'amategeko bagasinya ubona ko umuyobozi ushinzwe irangamimerere nawe arahira imbere y'ibendera nuko umuhanga wamaze gukora ukomeye wemewe n'amategeko none se mu by'ukuri bigende gute kugira ngo umuntu nyuma yo gukora ubukwe avugirizwe induru nk'aho yakoze icyaha ngewe nabonye abantu bari kuvuga Pastor Mutesi ngo ngizaba ari divorce ya kangahe hanyuma se wowe warakurikiye wowe uzi amategeko wenda urasoma utubwira yuko umuntu yemerewe zingahe hanyuma ngo uriya ngo Mutesi ngo bwa mbere ngo yabatwaye umugabo ngo adahuriyeho n'abandi ngi sinshobora no gushaka umugore udahuriyeho n'abandi ngomba gutereta umukobwa nzi ko n'abandi basore bakeneye si ibintu bisanzwe nta mugabo wifuza gutereta umukobwa abandi basore batifuza ariko agahitamo we kandi bagomba gusezerana nta mukobwa wifuza gushakana n'umugabo udafite abandi bakobwa bamwifuza uvuga ngo n'uwabandi abakobwa bose baba ari abakandida ku musore wese utarashaka kuzageza igihe azafatuwe bagasezerana bakamwamurukaho yego naho kumbwira ngo umuntu ngo Pastor Mutesi ngo abagabo b'abandi abahe bagabaze kandi nkubwira ko abantu bagira n'ubujiji mu byo umuyobozi w'irangamimerere areba niba muri abo bombi bagiye gusezerana ntawe ufite isezerano n'undi muntu none babirebera iki babireba kubera ko nyine umuntu abantu bagiye gusezeranya aba ari umugabo umwe baranabivuga umugabo umwe n'umugore
umwe niko amategeko y'u Rwanda asezeranye ntabwo polygamy cyangwa polyandry mu Rwanda byemewe uriye se aravuga ko uriya umugabo washingiye kuki kandi akanaza nkwerekera ko ari ubujiji ngo ngewe n'abanyita indaya ngo ngewe ndanabemera ngo bafite ishingiro kubera ko ngo ngewe nubwo twabanaga ngo ntabwo twasezeranye ntabwo ndasezerana ngo duwishakashakira gutyo gusa yabivuze niyo wishakashakira akaba yakuretse ngo ugume mu bushakashatsi bwawe sibyo wishabikira we kwishabikira akaba bihagaritse agashaka kuba bagomba kubana mwamuhaye amahoro kumana mwamuhaye amahoro kugira naho nabonye abantu bagira ngo ingano y'inkwano yakowe kandi biriya ahantu uzabonera buriya ikintu kiba kirimo atake zirimo z'ubugome iyo uvuze ngo umuntu yakowe 5 nuko ukareba polemike abantu bamwurire 5 uyu nguyu turaturanye nabyo ibona mu makomantere turaturanye yayakura he ubundi ibyo byayo yakowe birakurebaho iki inkwano mu muryango ni mama ko tuvuga mu bintu by'umuco ihabwa umuryango ihabwa ababyeyi umuryango nk'umukobwa ingano yakowe birakurebaho iki niyo yabimubwira ntabwo amubwiye ajye kugenda ajye kubikritika no kubivugaho kuri kamera sibyo abantu bagira ibintu by'abantu bubaha bamenye ko umuntu mbere na mbere ngende ukubwira gutya ntabwo ngiye mfitiye impuhwe Pastor Mutesi zifitiye umuryango we zifitiye abana be hari wakoze ikiganiro uriya we aranambabaza ko yitwa Theogene uriya ngo niba nibishaka njye by the way hari ikintu kimwe kintangaza uriya mutipe kumperuka ubushize bamufungira ibintu by'ubuhanuzi ntazi ngo bw'ibinyoma ibintu nk'ibyo umuntu arimo aravuga ngo ibintu bizamubaho ngo niba ngari imisarane n'ibiki amagambo ateye ubwoba wibaza ngo uyu muntu uri kuyavuga aravuga abantu babaha platform bo wenda sinzi niza kubageraho bo baraza kunyishyiramo kubera ko hari bashaka kuza kugira ngo nabikizimo kubera ko bakora akazi niba nababwiye ko ntifuje ku iki kiganiro gica ku Kwezi TV mutazagira ngo ibyo natangaje ibitekerezo byanjye nagira ngo abantu babirebe njyamo nadukora ibintu bakavuga ngo dushaka views so views ni iki ko umuntu wese cyakora aba akeneye umusaruro udakora ashaka umusaruro ninde niba ushaka views ntabwo ari cyo kibazo ahubwo uzishakira ku bintu bizima ni nk'uko n'umumotari utwara abagenzi nta kibazo abonye benshi ni byiza ikintu ko yabona benshi yabatwaye nabi wenda ku muvuduko urengeje cyangwa yabambuye ariko twese dushaka umusaruro mu buzima bwacu bwa buri munsi ngiye nkunda cyane abantu bashaka izo views ariko mu buryo bwiza respect ku bantu bazishaka bakanazibona kandi bazibonye mu buryo butarimo kwandagaza abantu umuntu akabyuka mitero rwango burika ntondagire kanaka yakoze ubukwe mpere kwitorera asengeramo nge ku mugabo bari barashakanye mbere mvuge ko bashakanye wapfuye nabo bafite amatitire ngo atera umwako ese bera nk'umwako buriya nk'umuntu amureze yawusobanura gute yawudekiriva gute scientifically mwamenye ko umuntu afite n'abana ngende kwibaza nk'abariya mujya mwibaza nk'umuntu ufite abana bakuru bajya kuri social media babona ibi bintu cyane abanye abana ari inkumi n'umusore rwose none se mu by'ukuri kandi umva ukuntu abantu baba ari n'abagome mu gihe cyose atarashaka bavuga yuko abo bateretana buriya n'ubwo ari umupasiteri babana buraya n'ibiki come on ko umuntu yahisemo gukora inzira yemewe n'amategeko amategeko akaba ntacyo mu blaminga uhura mushakaho iki aho ngaho rero harabaza kwibaza iki kibazo Theogene niwe muntu wamuvuzeho wenyine kuki ari uvuze oya uriya mugabo agira n'umugabo n'umusore se akashaka kwata n'umugabo aramutse afite umugabo akaba afite abana n'umugore n'umugabo byaba bimbabaje kurutaho sibyo ari umuntu ufite umuryango akaba atekereza kugira oya ntago arabyivugira reka mbivuge ntago abana n'umudamu arabyivugira kuri social media nanjye n'umugore ntago twabana ari amagambo y'ubugome y'uburozi ameze kuriya ibintu bizaba ku muntu umva umuntu yakoze ubukwe nyuma y'umunsi umwe ukavuga ibintu bizamubaho ukavuga ibintu ese n'iki yavuze kizamubaho kitangaje Sandrine Mbabarira kwamamaza ikibi Mbabarira pe ngicyo nabonye nuko ngo ashobora ngo divorce ngo niba yikora ntazayikorera mu Rwanda ngo utazabimenya
ngiye ndi kwibaza noneho ahantu uzabonera kuntu bagira bafite n'amagambo arimo uburozi bakaza ngo ibintu ngo ndi kuvuga ngo navuye ngo mu mwuka w'isi ngo nagiye ngo yavuga ko Imana bimweretse iyo Mana mva sinzigere menyana niyo Mana ishobora kubikoresha umuntu ibintu nka biriya by'ubugome. Iyo Mana zibwa bimeze ite? Ni Imana nyine ishobora gukoresha umuntu ivugira umuntu ibintu nka biriya ubwo ni iyo Mana nyine wumve iyo ari yo nuko imeze. Reka urumva nimwe nakubwiye byo gufata abantu bakanabibasira umuntu udakwiye gushaka. Hari abo tuzenda hari urutonde rw'abantu batemerewe kubona abashaka cyangwa batemerewe gushaka. Hanyuma se erega nakubwiye ko inzira ikoreshwa mu mategeko y'u Rwanda mu gushyingira iri clear. Baba ko bagiye gushyingirwa ku miryango yabo ndetse no kuri rubanda muri rusange. Waba wagiye kubangamirwa hari inzira yateganyijwe ashobora kurenganurwamo. Yego. Ariko gufata umuntu wasezeranye amarira hagashira icyumweru umuntu wasezeranye ari aho kugira ngo abe mu byishimo by'uko yasezeranye yeteye iyo ntambwe agahora mu gahinda. Cyenekereza ko ibi bintu biteye ubwoba birakabije. Ariko ngiye ngira ngo wenda nubwo ari ibyo hari nushaka kwivuga yuko abantu bakora ibyaha nk'ibi bakwiye kujya batanga ikirego kugira ngo bikurikiranwe. Naje kubona bitari ngombwa ko sinzi bazabireba abashinga amategeko kubera ko umuntu aba yahungabanye ku buryo n'inzira ijya gutanga ikirego avuga ati niba nambona ndi kujya kuri RIB barongera batere kamera bongere bamanukure. Ngewe ndabizi neza uri umugabo we yarashakanye na kanaka bigenda gutya afite abana ubundi abana umuntu afite urabashaka kwiki abana ni icyaha kanaka umuntu abana afite by the way mu murenge ho noneho nta nubwo bakubaza ngo ufite abana ko kubyara ntabwo ari ikibazo ngo tuvuge ko wenda kugira abana bikwiye gutuma umuntu adakwiye gushaka. Umuntu arazira iki ko yashatse? Hari ibintu rega buriya bireba abantu by'ubuzima bwite twemerewe kuvugaho no kunenga nk'imyambarire. Hari igihe abantu bavuga bati uriya muntu imyambarire umuntu wa societe niba yambaye imyenda wenda mwambika ubusa mu ruhame biriya bintu kuba twabivugaho twabinenga dufite ijambo. Ariko mu by'ukuri ubuzima bwite bw'umuntu bujyanye n'umuryango n'amahitamo y'umuryango umubare w'abana afite imyaka afite ubumuga afite itorero asengeramo. Ariko ntabwo njya menya abantu bajya basobanukirwa tuvuze ngo ivangura iryo ari ryo ryose. Niyo mu myemerere yanjye nemera ko niyita umurokore ariko nkaba numva na divorce nkongera ngashaka. Icyo ni imyemerere yanjye ntawe ukwiye kuyinziza kumuza amahwemo. Katwitahire nta kundi ngayo nguko Theo ibi ngibi rero hari abantu nari navugaho. Nakubwiye ko abazana uburozi bo kw'imihanda ngiye nkuriya nkubwiye uriya witwa ririya zina bazina kwitwa kuba ndi bazi nawe birambabaje n'ukuri kw'Imana simuzi nta nicyo mpfa nawe. Ariko shaka amagambo y'uburozi ni mabi pe. Hari sinzi abantu batekereza amateka u Rwanda rwanyuzemo bajyamenya ko amagambo yibasira umuntu amwica ahagaze. Hari ikintu bita character assassination. Ubwo se hari uwo nabonye mu kanya nende gusoma ibitekerezo n'ubwo ikiganiro nta cyumvishe cyose. Bamwe bati ariko nk'ubwo niba umuntu avuga ko umuntu azapfa ataramutse apfuye ko hari uwabikubaza ati umuntu yapfuye gute nawe iyi myemerere yawe ijyana n'ibyo ngibyo. Ese ubundi iyo umuntu azabaho n'ibizamubaho ni wowe ubigena kandi ari abahanuzi. Ariko abahanuzi ubundi ubwo niho wenda nongera kugarukira ku nzego zacu zitandukanye ko n'umukuru w'igihugu ibintu yabivuzeho. Aba bantu bagiye bareka njye bintu Imana njye abahanuzi beda benemera ko babaho nemera ko babaho. Ariko reka dushyire muri logique umuhanuzi uza kubwira yuko hari ibyo uzabageraho ngimanuka niki sibyo mu kiganiro n'ubundi ariko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi sindi buvuge byinshi byahungabanyije byo muryango wanjye. Harogwana imanuka we kandi Theogene yareguranuriye kuri channel yaravuze ati Gasaro rwose yaragiye gukora imanuka mbi cyane ati none ndayibonye Imana
reka nkubwire ikindi kintu rero shamana y'isi n'ijoro nkubwire ikindi kintu gihari njyewe ntabwo napinze ubuhanuzi Theo buretse gato nanabivuze Theo atanabyumva akajya wari ikindi kibazo navuze atese iyo basi amamagara njye nagiye gukora mbona n'ejo bamamagaye batora ugiye gukora impanuka mbi biki n'ababyeyi banjye ndabivuze icyo gihe mu kiganiro ndi kwenda yongo iyo umpamagara ukampanurira kurenza k'ubuhanuzi bwanjye bundeba wabujyana kuri kamera niba ukorera imana nyamana koko bimwe mukangisha abantu imana ngo uje wayihinye ngewe uzabinkore ajye mureka iterabwoba hanyuma reka nkubaze reka harimo ibintu buriya abantu banavuga ngo nk'impanuka guhanura umuntu impanuka hanyuma nuriye imana yikuyeho ariko hanyuma nuriye impanuka narabivuze uri kubyumva ni normal hari imodoka buri munsi sinzabura aho nagera umumotari yankuba ati ni ngiyi bampanuriye imana ikinze ukuboko kuba nta muntu upfuye kamwe ubundi se kuvuga ngo ariko ntabwo mwumva escroquerie irimo aho ngaho imana igukuriyeho impanuka hanyuma se ko utubwira ko imana idahinduka nta n'uhinyura imigambi yayo iyo mpanuka imana yari yamaze kwemera ko iri bubi uyikujeho izihe mbaraga wowe ntabwo ihinduka ibintu byose biba barabiteguye n'aba escrow sibyo ngewe ubuhanuzi hari ubuhanuzi buvuga ngo ibi n'ibi mu gihe kinini kibuzaba ariko ubutekamutwe bwo kuza bakubwira ngo iki rigiye kubaho none ngo imana ikigukuriyeho hanyuma ko n'ubundi mu buzima bwa buri munsi ibintu byose biba bihari urupfu duhora turufite gufunga duhora tubifite byose ubundi imana ihora yabidukuriyeho ubu byose ni ubuhanuzi rero siko bimeze ni ukuvuga ngo kuba nabyutse nkaba ndi muzima ndeshe ubwo imana yankuriyeho urupfu kuko buri wese ari kanda intame yo kuba yapfa ibi byose byatoha igihe icyo ari cyo cyose umunsi bitambayeho imana iba yabinkuriyeho kuki babashuka ntibumve yuko ikintu cyose kitakubaye imana bakigukuriyeho nese impanuka wowe yayikuriyeho njye ubwo ntiyayinkuriyeho ko njye se ntayo nakoze ubwo wowe yayikuriyeho njye biyirayirekera kandi nanjye ntayo nakoze se kuki abantu badatekereza ngo umwumva umuntu umpanuriye ibintu yashyizemo ubuhe bwenge njye nari nkubonye ufungwa none imana ibigukuriyeho hanyuma se abandi bose batafunzwe urumva imana bitarabibakuriyeho abantu bajya bashyiramo na logique hanyuma ikindi ubwo buhanuzi utajya kubwira nyir'ubwo tukabwira abandi bantu reka mbwira ikintu kibabaje nanagana kuri abantu noneho ba platform bano bantu nigeze kubwira agatekerezo gashingiye ku muntu witwa Socrate kajyanye n'ibintu abantu bavuga ku bandi umuntu ugiye kuvuga umuntu akamuvugaho ikintu mu by'ukuri tutakwizera ko ari ukuri kandi ari kibi kandi naryo kiri bumarire ukivugwaho uwo muntu aba afite gahunda mbi byanze bikunze urambwira ko umuntu ugiye kuvuga ikintu kuri Sandrine kikaba tutakemera niba ari ukuri cyangwa atari ukuri kandi kikaba ari kibi kandi kikaba wakivugaho ntacyo kiri mu marire uwo muntu agamije ikibi ntabwo ukeneye kujya kwirirwa uvuga ngo nkuru ubushakashatsi menye agamije iki agamije ikibi wavuga ikintu kibi ku muntu uzi neza ko kiri umuhungabanye kigahungabanya mukunda bose ukamenya ngo ugiye gikuza utagamije ikibi ariko ikintu cyihariye nujya kureba abantu bari kuvuga kuri Pastor Mutesi haba hari uburyo baba hatoranyijwe abantu ngo nibyo biza kubominga biza gucuruza nababwiye ko njyewe nanze ko na Sandrine ubwe namwisabiye ko ampa ikiganiro kakoresha platform ye mu nyungu zanjye bwite ubu ninjye inyungu ndi gukorera no kugira ngo ntange ibitekerezo ko numvaga mfite inyota yo kugira ngo mbitange ntabwo naniwe kuba nabikoramo ikiganiro ku Kwezi TV ariko navuze ngo batagira ngo ni inyungu abantu babaye iki ubwo tunagaruka kuri abantu batanga iyo platform ku abo bantu umuntu uzi neza ko ubona commentaire ukabona ibintu ari guha abantu n'uburozi kiwe ubibabwira gutya harabona naretse kuyibiganiro sinigomba kuvuga kuri kamera ko bamwe abakurikira Ukwezi TV babizi ko nabo nagiye mbwira niwe twakoranye ibiganiro ariko mumaze kubona ko byivanze ntago nzongera kugutumira abo ukurikira Ukwezi TV barabizi ko bahari sibyo sinshaka kubazana bitamera nk'amatake ariko hari abantu platform y'Ukwezi ntashobora gutumira ntashobora guha ijambo kuko nzi ko igaburo ugiye gutanga ry'ibitekerezo ugiye kuroga abantu ugiye guha abantu ibintu bibangiza nshaka kumenya abantu bakurikira
sibyo ibyo uriya ngo nibishaka Theogene ariko kuvuga bizaba kuri Pastor Mutesi shaka kumva mu by'ukuri twumve ko Pastor Mutesi bimarira iki birabintu yavuze biramarira iki umuryango wa Mutesi biramarira iki twebwe yabibwiye biramarira iki igihugu rero n'abantu baha abantu content bamenye nyine ko n'abantu batanga amafunguro y'ubwonko bajye barana ibintu baha abantu atari ibintu bibangiza rwose bantu mudukurikirane ntugere mu kwezi TV dutanga ibintu bisukuye 100%. Ariko bigibuze tuba tugereza tuvuga ngo naho bitagenda neza byakaba byiza tubikosoye. Ariko umuntu rero ukabona azanye umuntu ubona ko mu by'ukuri agamije ikibi. Erega Theo nkunganiye natwe twagiye tukora ibiganiro kuri Pastor Mutesi pe bimuhugura bimucyaha ariko ari igihe ubona icyo kintu umuntu yakoze ukibaza isi nazana umuntu uza kumusenya aramusenyera iki. Urugero niba umuntu yakoze umurenge wa Mugani yasezeranye nta cyaha kirimo uza abantu yamaze kuzara mu buzima bwe buriya mbere na mbere ikintu gikomeye yakoze yihuje n'amategeko kuko kira gikorwa cyakozwe n'umurenge urwego rwemewe sibyo na leta umuyobozi ushinzwe irangamimerere nuvuga ngo buriya yagennye ko abana bazavuka nyuma kiriya gihe bazavuka ku babyeyi basezeranye agena ko umubare w'abantu basezeranye muri statistique mu kigo kibarusha imibare mu Rwanda ejo bundi buriya binjiyemo nk'abantu bashyingiranwe igenamigambi rigiye gukorwa kuri leta bazabara bari abantu nk'abantu bagize gute bashyingiranwe byemewe n'amategeko sibyo raporo zakozwe z'akazi kakozwe uriya munsi harimo ko basezeranye abo ngabo si inzego za leta hanyuma hakazamo umuryango imiryango ibiri yarahujwe byemewe n'amategeko nayo buriya niyo batandukana icyo ko babanye mu mateka kiba gihari ariko nge sinifuje ko batandukana nkuko bari ngo kinga za bari divorce ya kangahe akoze kutabishyura nawe yaratandukanye n'umugore kandi abyivugira avuga n'umugore w'amazina ye burara akajya hakatubeshye kuntu umugore rero yaramunaniye n'umugore yaje kuri kamera avuga ko batandukanye umugore yaramunaniye se umugore avuga ko hari ibyo nyine yamunaniye nawe amena umuceri birahari rero ibijyana bizane kuri kamera nge nibyo mvuga uyu munsi ntago navuga uriya mu mama yavuze nawe aryandikisha muri radio banaryandikisha uriya nkajya kurekara akarikuraho aya birabe n'ubugome uretse ko burimo n'ubujiji bwinshi cyane ugiye kureba uzanye igitabo cy'amategeko ukazana na kiriya kiganiro none ko umuntu wabwiwe ati bino bintu wakoze bijyanye n'ibyo yita ubuhanuzi bw'ibinyoma akongera akabirenga akavuga ibintu ku muntu kuriya ubwo noneho hari abantu ese mwibuka ko gusezerana ari gahunda za leta ibishikariza abantu babane byemewe n'amategeko yego so hari abazigiye kujya babitinya rero bavuga bati imihanda batanyataka oya bemerewe abane bakuba bite none ngewe nakemera kujya gushakana n'umuntu nzi ko muzambuza amahwemo kuki leta avuga ibintu byemera kuki leta itarinda abaturage bayo ku iki kintu ibi rega buriya muntu bari kwataka harimo n'urwego rw'umurenge rwabasezeranyije ntabwo ruriya rwego rugomba gusezeranya abantu bitemewe sero dukurikije uko babivuga ubwo inzego za leta nabaswa bagomba kureka kuvuga bati we Pastor Mutesi divorce kangahe ntago wemerewe gusezerana hanyuma uyu mugabo hari undi mugore kamuntu ujye ubanza ukamenya igikorwa uri guhinyura cyakozwe byemewe n'amategeko y'u Rwanda uza agaciro k'ibendera uzi ibikorwa njyambona mu Rwanda bikorwa imbere y'ibendera y'umukuru w'igihugu ari kurahiza nk'abayobozi cyangwa se n'abandi bayobozi bari kurahira mu nzego zitandukanye n'umukuru w'igihugu arahira hari ibendera mu muhango nk'uyu nguyu wo gusezeranya abantu byemewe n'amategeko abantu bagiye kurahira bahawe ubwenegihugu ibendera ni ikintu gikomeye cyane igikorwa cyakozwe imbere y'ibendera ry'igihugu ni ikintu gikomeye cyane gusa twubaha amahitamo y'abantu ntago amahitamo ariko kubaha twe kubugira kubaha birabije mu muco sibyo n'ubumuntu oya ibyo ngibyo kwa ko muri abantu babitaye ari benshi basi bemera akagurisha roho zabo murakemera kuza akandagaza undi kugira ngo agire wenda ibyo ageraho sibyo amategeko we naturengereyo ashobora kubihagarika niko bimeze
nuvuga utyo rero benshi barakwita ko uri kubashumuriza amategeko. Reka nkoresha iryo ese jambo. jewe ntago nyishumurira, jewe ntabwo bindeba. Nanjye nimfata umuntu washyingiwe nkajya kumanukura nkajya kumwibasira, ega ari ibintu by'amakuru, sibyo? Niba Vestina yashatse ukamenya kuri mugabo ari umunya Burkina Faso n'umu Burkina Be akora iki ngiki, ayo ni amakuru, sibyo? Ariko kuba atarakwiye kumushaka, kuba atari we yarakwiye gushaka, kuba afite ubumuga, kuba Vestina atarakwiye gushaka igihe yihuse, ibyo ngibyo ni ukumwibasira. Amakuru rwose abantu baryoshye amakuru, ngibyo ntabwo ndi kubirwanya, ariko bareke kwibasira abantu. Ugize nkaho umuntu gushaka gusezerana byemewe n'amategeko ari icyaha, ari amahano yakoze. By the way, ntabwo ngiye ngomba gushaka umuntu nk'uko kanaka ashaka, n'undi ni uko buri wese agira amahitamo ye. Abagabo bose ntabwo bagomba gushaka umugore umeze abagore bameze kimwe, nabwo ntabwo gushaka abagabo bameze kimwe. Kuki se wumva yuko wowe utashaka ukwiye kumwangisha abandi, kwangisha abantu abandi, none ukangisha abantu abandi ku gikorwa cyakozwe officiellement, cyakozwe official imbere y'inzego. Uriya muntu uyobozi rero w'irangamimerere akenshi noteri ubisinyaho n'undi aba ari umunyamategeko. Mwarengeye umurimo wanyu, abantu basezeranye mukaba protecting, uzi ibyishimo byo mu murenge, abantu bagakoma amashyi, iminsi iri bukurikireho icyumweru, ukwezi, umuntu akaba atasinzira. Abantu batari bamuzi bakaza kumwambika isura yuko hazajya nyura hose bazajya bamuvugiriza induru bati daradine wa wundi, kandi byamaze kwemeza ko batazashobokana. Divorce werangira ejo bundi, divorce abantu basezeranye, divorce tavuye hagati yabo utagiye kwizana ati divorce cyakoze abana yiteza koko, nese kutangiye kubuza abantu amahwemo, ubwabo urumva bari bubona umutuzo. Teo twitahire. Hako nk'abana ba Pastor Mutesi bagiye kurega, uzi nk'abari abana rero bagiye gutanga ikirego kuntu nakwishima. Vuga ati aho twiga, aho tugenda bari kutubuza amahoro, kandi biba biri kuba byanze bikunze. Ibintu nka biriya, akantu gato karaza ukabona umwana wawe araje ati papa none si bimeze bite, ahambwira nk'ibyo bintu barazirikiza kubera ko bagiye imbere y'amategeko, imbere y'ibendera bakora ibintu bigize gutese, ibintu leta y'u Rwanda ikwiye kubishishikariza buri wese gukora nta gahato kandi batabangamiye amategeko. Ntawe ufite isezerano yatatiriye n'undi muntu, kandi ntawe bikoze ku gahato. Ikindi kibazo kiri hehe? Niba we yashatse wumva utamushaka, shaka wumva we washaka, amahoro ahindi. Hari uwaguhaye Pastor Mutesi, niba uri umugabo ukawumva Pastor Mutesi adakwiye kuba umugore wawe, shaka uwawe Pastor Mutesi umureke ko n'ubundi si uwawe yasezeranye n'uwe. Niba uri umugabo wa Pastor Mutesi wumva atagukwiriye, utabona ko amukwiriye, Pastor Mutesi bagiye gukingiranwa byemewe n'amategeko, bakabikora inzego za leta zihari, mumurekere n'ubundi ntago yamuguha kuko yemeye ko basezerana amukeneye. Ugende ushaka uwawe, wa mugore ubona kuri mugabo atari umugabo ugukwiriye, nawe ntago yamuguhaye kuko basezeranye amukeneye. Ubundi urusenda rutari kwisana yawe rukurya gute? Inyogosho itari ku mutwe wawe ikubangamira ite? Wagiye ukajya muri saro ukiyogoshisha ibyo ushaka. Kanitahire. Oya sande ry'amara reka nkubwire, ibintu biragenda abantu bakabigira ibintu by'urwenya, ariko n'ibintu nibona abantu bagenda bakiyahura, sibyo? Nibona abantu biyahura, nose nakubajije ngo umuntu ajya gukora ubukwe adashaka ibyishimo. Oya birababaje. Ariko Teo uvuze icyo kintu, nibuka commentaire na hoze nsoma kuri ca nimwe nibyo abantu bavuze bati hari igihe umuntu abona reka kwiyahura ngiye kukubwira mbere yuko ntaza kubyibagirwa. Uzi cyane ikintu cyambere cyatuma abantu biyahura, kukangisha ko bazabasebye. Pastor Mutesi hari amakuru avuga ko bari baramubwiye bati uzaramuka ukoze ubukwe tuzakwandagaza. Ni ukuvuga ngo yagiye gukora ubukwe ari umwiyahuzi, ari kwemera gukurikira amahitamo ye, ari kazi k'amahitamo ye. Kuki amahitamo yanjye
y'uwo twashakana oya reka Nkwiye strong kuyazira. n'ubundi aravugwa cyane ibi ntibyatuma dutekereze ko bitatuma agezaho kwiyahura erega kuba strong ntabwo bivuga ko ngiye kukubwira ngo ngiye nshobora kwihangana ntabwo biguha uburenganzira bwo kuza ngo uzane imihoro yose ntemagure oya kwihangana ni ukuvuga ngo nyine Birababaje. ni ukubura uko ugira ukakira ibintu none wakora iki none se ushaka kumbwira ko Pastor Mutesi iyo tuba turi kumuha impundu twese tumbwira kongs sibyo byari kumubabaza kwihangana Theo. no kubura uko ugira ntabwo Reka ari nkubwire amahitamo ikintu. Icyo kintu uvuze njye ni nacyo nsorezaho nicyo hari igihe wihangana ikintu akaba nta yindi choice ufite sibyo kubera Erega, ko nyine none urakora iki kindi kwihangana ubwabyo Ariko atari uko utaremerewe. kubura icyo ukora ngo ubuzima bukomeze sibyo yego none se umuntu wapfushije ko yihangana nuko aba yanze uwo yabuze ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo n'ubundi ntari bugaruke ntandi mahitamo ufite sibyo Theo reka twitahire gusa birababaje kandi ntekereza ko hari uburyo ki abantu batanga ibitekerezo natwe dutumira abantu umuntu agatanga ibitekerezo ku muntu akavuga ku muntu ariko byakabaye byiza tugiye tugira ikintu twigiramo ibyishimo by'umuntu natwe tukabyishimira kurenza ko umuntu wamugani yakora ubukwe tukabyumva nk'ikibazo cyangwa se tukumva ko ari ibintu twagakwiye kuba tumutera amabuye ni divorce n'iki ahubwo tumusengere tumusabire bizarambe niba ibindi byaranze tuvuge tuti hari andi mahirwe haracyari ibyiringiro ko ahubwo byashoboka si byose kurenza yego ariko nanone nyine birakomeye rega birakomeye kubera ko njye ntabwo ndi kubona na sosiyete ubwayo tunafite sosiyete ariko buriya audience dufite nayo ntituyirenganye abantu ibyo ubagaburiye ibyo bamenyereje kubaha Theo audience narabivuze ubushize bagira ngo navuze ati audience twihera nabo bagendana n'ibi ariko uko umuntu aza akabwirwa ibintu by'ibinyoma ku muntu ukabona abantu babyemeye cyane ariko namwe mujye mushishoza mushyiremo nawe n'inyurabwenge uzi ko umuntu aza akamanukura umuntu ngo karakakorana n'imitwe y'iterabwoba kamona uzi ko usuzuguye ribu ni ukuvuga ngo ribu ireberera umuntu ukorana n'imitwe y'iterabwoba akabana n'abaturage ubu kugira tuvuga ngo uriya muntu mu by'ukuri ngo ushyiremo mu nyurabwenge utekereze ngo uriya muntu baramubeshyera umuntu ukorana n'imitwe y'iterabwoba akaba atarahamagazwa byibuze ngo akorweho iperereza kuri icyo cyaha ndetse uvuga ko ribu yisenjeje wirusha guperereza mbese ubwo ni urugero ntanze rw'ibintu bimwe bivugwa ku bantu ugasanga abantu nta nubwo bashishoza ngo bavuge ngo natwe dushyiremo ubwenge dutekereze hari abantu bahemberwa guperereza kuneka gushaka amakuru kugenza ibyaha ariko wowe uri kugenza ibyaha ku bantu umunsi ku wundi utabihemberwa ukarusha ababihemberwa hanyuma rero ukunda igihugu kurenza abandi ku buryo ibyo byaha byose bibona ku muntu babandi babishinzwe batajya babibona Sandrine reka twigendera hanyuma reka mu gusoza ngeze ntabwo ngiye mbasaba ko mwese mujya ku ruhande rwanjye buri wese ibintu ku rwego rujyanye n'imyumvire afite n'ubwenge afite n'imitekerereze afite niba ushaka gutanga igitekerezo kinyungura wenda cyangwa kinkosoraho na wumva wenda nibeshye urabugize neza niba wumva wenda ushaka kuntuka shana ukuri ndibwishimire nyine kubona yuko aricyo ufite watanga icyo udafite se uretse atanga icyo afite uraza kuba aricyo ubashije muri psychology bavuga ngo gutukana ngo ni manque d'idée ndetse udafite ibitekerezo nabigushyiramo ntabwo uraza gutukana kuko ari byo ushoboye ariko ngewe urangiye niyo hari n'ibintu rega abantu bajya bavuga ngo kanaka ngo yagututse Theo urinjije ndabyemeye uri igicucu yego uri imbwa yego ibyo byose uri kuvuga byanze bikunze ntibiza guhindura icyo nicyo cyanyacyo hari umugabo ukomeye nabonye ejo babajije bati baravuga ngo uri Vladimir Putin wa Afurika umukuru w'igihugu aravuga ati wanyita icyo ari cyo cyose icyo nzi ni uko bidahindura ubundi we yes that's it so ariko kandi abantu boroherane umenye neza yuko ibyo uri gukorera abandi utekereze neza niba wowe wabigukoreye wakwishima cyangwa wabikoreye iwawe wakishima hanyuma nawe
ureke gufata ubuzima bw'abandi gushake kuguzamo agahinda n'imibabaro. Sandrine twigendere. Reka twitahire Theo, ndagushimiye cyane kandi nukuri ujye uvugira aho bishoboka utanga ibitekerezo. Wagenda gushimiye. Ndagushimiye kuba umfashije gutanga ibitekerezo byanjye. Nakubwiye ko utangira washatse kubesha. Ubushize Theo reka mbivuge, ubushize Theo yarambwiye ati nakabaye nkora ikiganiro. Ariko ukuri inshuti yanjye ntacyo nakora. Ati banyibasire bati Theo ati ariko reka mbibabwize ukuri. Ati suko nge nafite uko nkuzi naza kuvuga. Ntakuvuga kubera ibi byose. Atariko ntago nakoye ikiganiro bavuga ko inshuti yanjye. Ukana kari kuki muri inshuti. Muri miliyoni 13 zituye u Rwanda. Wagize inshuti zawe ukandekera izanjye. C'est tout. Gute bundi mu kinyarwanda babyita munyangire. Ngari kubura ukanaka ngo busize inshuti. We wareze inshuti zanjye. C'est tout. Naho ugashaka izawe. Kandi ugasanga kanaka umuntu udakwiye ku inshuti yanjye yawe. Ngiye mundekere ab'inshuti yanjye kuza ku ugasanga umuntu nawe bamugati kucyura inshuti y'uyu muntu uriya muntu azagucaga twazakurangiza kanitahire. Yewe mwari muri ahari ku murakoze indyarye ebyiri zahuye. Yego Theo muno wanjye urakoze cyane Imana igumugisha kandi vraiment harimo ibitekerezo byiza ndetse natwe dusigaye dufite ama YouTube channel bitureba binatwigisha tukamenya ngo aha twavuga iki kubera yuko burya umuntu muzima no wigenzura akishungura akavuga ati singe niba najyaga nkora ibi nahindura iki nagaki nakuramo ibintu nk'ibyo no kuri turagushimiye. Much respect. Thank you. Gasaro TV.